Reka ngusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugira ibihe byiza cyane, wowe udahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi. Reka rero tugusabe niba utarakanda kuri sabone cyangwa subscribe, bikore kugira ngo tujye tubana atanu ku atanu, ko tuzajya dushyira amakuru notification ujye uzibona uri mu ba mbere. Muri kino gitondo rero ni amakuru aramutse agarukwaho, mu by'ukuri ni inkuru imaze nk'iminsi igera muri ibiri gutyo itatu irimo iratrendinga. Ni umugabo wahoze ari minisitiri w'ibikorwa remezo hano mu gihugu cy'u Rwanda, nta wundi rero ni Dr Ernest. Uyu amakuru yakomeje kugenda agarukwaho, ni umugore rero baje gukundana akaba yaje kumurega. Hari inkuru itari nziza rero iri kumugarukwaho kugeza magingo aya ngaya, aho His Excellence Paul Kagame Perezida wa Repubulika y'u Rwanda rero yaje kuba yagaruka kuri kino kirego cyaje gutangwa n'uyu mugore, ndetse mu by'ukuri akaba yaje kunenga cyane uyu Dr Ernest, wahoze rero ari minisitiri w'ibikorwa remezo hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ese mu by'ukuri uyu Dr Ernest wahoze ari minisitiri w'ibikorwa remezo hano mu gihugu cy'u Rwanda, iki kirego kiri kumuregwa cyangwa se uyu mudamu urimo aramurega, ndetse bikaba byageze aho Perezida wa Repubulika y'u Rwanda His Excellence Paul Kagame aza kubigarukaho. Ese yaba yabivuzeho iki ko bamwe bakomeje kugenda babigarukaho cyane, bavuga ko ibi bintu bitari buze kuza kuba byamugwa neza bitewe n'ubugome yaje kuba yakorera uyu mudamu. Mu by'ukuri benshi bari kugenda babigarukaho banenga uyu Dr Ernest wahoze ari minisitiri w'ibikorwa remezo hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse ku ruhande nanone hari abari kunenga uyu mudamu bavuga ko atarakwiye kuba yatanga iki kirego. Byinshi rero bikomeje kugenda bigarukaho cyane ku magambo akomeye cyangwa se ku cyo His Excellence Paul Kagame yaje rero kuba yatangaza kuri iki kirego cyangwa se kuri ubu bugome Dr Ernest yaje kuba yakora abukoreye uyu mugore bari basanzwe bakundana bikarangira amubenze. Turaje rero kugira ngo tukuvire muzi n'imuzingo iby'aya makuru uze gusobanukirwa neza. Ese mu by'ukuri iki kirego giteye gite? Se His Excellence Paul Kagame yaba yaje gutangaza iki kuri kino kirego, cyangwa se yaba yaje gutanga nama ki kuri Dr Ernest wahoze ari minisitiri w'ibikorwa remezo hano mu gihugu cy'u Rwanda? Byose rero tugiye kubirebera hamwe muri aya makuru. Turagusaba rero nyaboneka, reka tugusabe niba ari ubwa mbere ubanye natwe cyangwa se ari ubwa mbere uhuye n'uyu muyoboro wa YouTube, reka tugusabe rero ukande kuri sabone cyangwa subscribe, kandi turagusaba kuba wakwibuka gukanda ku nzogera kugira ngo nitujya dushyiraho amakuru notification uzibona uri mu ba mbere. Amakuru yacu ujye uyakurikirana 5/5. Kora share cyangwa se partage aya makuru, yasangize inshuti n'abavandimwe, ikintu wibagirwe gukora like, ujye hasi no muri comment usigemo igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Ibyiza ubishime, bibi nabyo bine, kugira ngo tubone uko dukosora tujye tukugezaho amakuru acukumburanwe ubuhanga, amakuru acukumburanwe ubushishozi, ndetse amakuru yizewe cyane. Reka rero tugaruke kuri iyi nkuru yakomeje kugenda ivugisha abantu benshi kugeza ubwo ibi ibintu cyangwa se ubugome Dr Ernest wahoze ari minisitiri w'ibikorwa remezo hano mu gihugu cy'u Rwanda akaza guhemukira umukobwa bakundanaga. Rero ibi byaje kuba byagera kuri nyakubahwa His Excellence Paul Kagame akagira icyo abivugaho, ndetse mu by'ukuri ibyo yavuze ni nkaho yagiraga inama uyu Dr Ernest wahoze ari minisitiri w'ibikorwa remezo hano mu gihugu cy'u Rwanda. Uko rero ibi bintu biri kugenda bigarukaho ndetse byanatangiye, ngo uyu Dr Ernest akaba yarakundanye n'uyu mudamu mbere y'uko rero ashaka undi mugore, ngo akaba yarakundanye n'uyu mudamu. Uyu mudamu rero ngo akaba yaramukundaga ku buryo bukomeye cyane, ndetse ibi ari nabyo bishobora kuba ngo byaramusigiye uburwayi bukomeye cyane, dore ko binagaragara ko asa n'uwagize trauma mu mutwe. Uyu Dr Ernest rero ngo yakundanye n'uyu mudamu ngo muganga Chantal, bakiri bato, bakiri mu myaka mito cyane, cyangwa se bakiri mu myaka mike cyane,
ngo baza gukundana, bakundana igihe kirekire, bakundanye ntacyo bafite, yaba uyu Dr Ernest nta kintu yari yakagezeho, mu by'ukuri mbese bari bari mu bukene, ngo bemeranya rero kubana, bemeranya ko bagiye gukora umurenge cyangwa se kujya muri mariage civile, ngo bagahita bibanira, ibindi ngo bikazaba biba nyuma. Uyu Dr Ernest rero ngo ikintu yakoze, ngo yaje kubenga uyu mukobwa muganga Chantal cyangwa se uyu mudamu muganga Chantal, ngo uko byagenze rero nk'uko uyu mukobwa muganga Chantal yaje kubigaragaza atanga ikirego, ngo yatunguwe no kumva ko uyu Dr Ernest yashatse undi mugore, mu gihe bari gupanga rero ko bagiye kuba babana bagakora umurenge bakibanira, ndetse uyu muganga Chantal akaba yari yaranabibwiye umuryango we ko agiye kubana na Dr Ernest, rero aza gutungurwa no kumva uyu Dr Ernest yamaze kuba yafata umwanzuro wo gushaka undi mugore, kandi ngo akaba yaranabikoze ngo amuhishe, mu by'ukuri ngo akaba uyu muganga Chantal akaba yarabibwiwe n'abandi bantu ku ruhande. Ibi rero ngo bikimara kuba, uyu muganga Chantal yagize ihungabana rikomeye cyane, yagize ihungabana mu by'ukuri ryamugizeho ingaruka, kugeza ubu afite imyaka hafi 49, ariko ngo ntabwo ashobora gushaka umugabo bitewe n'igikomere yaje gukura muri runo rukundo, aribwo rero ngo yahise afata umwanzuro wo kuba yarega uyu Dr Ernest ngo abe yamuvuza, dore ko ngo yanagerageje kujya amuhamagara kuri telefone, ariko uyu Dr Ernest wahoze ari minisitiri w'ibikorwa remezo hano mu gihugu cy'u Rwanda, ngo akajya amukupa kuri telefone, ndetse yageze aharanamuboroka. We ngo ikintu yamusaba kuba yamuvuza, kubera ko ibibazo byose yagize yabitewe nuko yamubeshye. Uyu Dr Ernest rero akaba yaje kuba yatangirwa ikirego cye rero kikaba cyageze mu bushinjacyaha. Kugeza amagingo aya ngaya rero hari amakuru akomeje kugenda agarukwaho y'icyo His Excellence Paul Kagame yaje kuba yavuga, cyangwa se yagarutse kuri iki kirego cyaje gutangwa kuri uyu Dr Ernest. Nk'uko rero amakuru yakomeje kugenda abigarukaho, hari benshi bari bakomeje kugenda bavuga ko uyu Dr Ernest uhoze ari minisitiri w'ibikorwa remezo hano mu gihugu cy'u Rwanda, ngo iki kirego cye ngo His Excellence Paul Kagame ngo yaba yagize icyo abivugaho, ariko mu by'ukuri twagerageje gushakisha mu binyamakuru bitandukanye, tugerageza gukora ubushakashatsi ngo twumve koko niba aya makuru ari kugenda agarukaho ko Perezida His Excellence Paul Kagame haba hari icyo yaba yabivuze, ariko twaje gusanga nta kintu arabivuga, ariko byanga byakunda ashobora kuzagira icyo abivugaho, akagira inama n'impanuro atanga kuri uyu Dr Ernest wahoze ari minisitiri w'ibikorwa remezo hano mu gihugu cy'u Rwanda. Kugeza amagingo aya ngaya rero ikirego kikaba kiri mu bushinjacyaha, kikaba kiri mu rukiko, aho rero hateganyijwe ko hagati ya Dr Ernest ndetse n'uyu mudamu muganga Chantal bagomba kuba baburana. Uyu muganga Chantal wabeshywe urukundo ndetse bikaza kumugiraho ingaruka, akaba rero yahabwa ubutabera, akaba yavuzwa n'uyu Dr Ernest wahoze ari minisitiri w'ibikorwa remezo mu Rwanda, dore ko ari nacyo uyu mudamu yifuza no kuvuzwa n'uyu mugabo. Nguko ngayo rero ibintu bisigaye bitoroshye, kuba warabeshye umuntu urukundo bikarangira rero abikugezeho ingaruka nyuma y'imyaka nka 20-15 gusa, urumva nyine ni ibintu bitoroshye muri iki gihe. Twari tuje kugira ngo tugezeho update z'aya makuru. Niba ari ubwa mbere rero banye natwe, reka tubanze tugwisabira gukanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibonera mu bambere. Amakuru yacu ugiye akurikirana 5 kuri 5, kora share cyangwa se partage aya makuru, yasangize inshuti n'abavandimwe, ikintu ntiwibagirwe gukora like, ujye hasi no muri comment usigemo igitekerezo cyawe, kuko nacyo ni ingenzi cyane. Byiza ubishime, bibi nabyo ubinenge, kugira ngo
tubona uburyo dukosora tujye kugeza amakuru acukumburanwa ubuhanga, amakuru acukumburanwa ubushishozi ndetse amakuru yizewe cyane. Wakoze kubana natwe rero, ciao ciao, bye bye, amakuru nakagaruka.